warasezeranye ko naho isi yakurwaho ijambo ryawe wasezeranye ntibizigera rihinduka ndetse nta mukiranutsi uziringira izina ryawe uzigera akorwa n'isoni kuko urinda ijambo ryawe kugeza risohoye oya ntabiriho ndetse ntabizaza byazananya n'urukundo rwawe kuva nakumenya usanze ari wowe nshuti iruta izindi oya ntabiriho ndetse ntabizaza byazananya n'urukundo rwawe kuva nakumenya usanze ari wowe nshuti iruta izindi na n'umwe unyitaho nkawe wowe nshuti idatererana nacyamba ukigutunguye kuko nta jambo rikunanira nubikora kugira ngo unyemeze kuri Mana ahubwo ubikora kuko wabisezeranye nasanze nta gihombo mu kugukorera kuko uri Imana itagihinduka oya ntabiriho ndetse ntabizaza byazananya n'urukundo rwawe kuva nakumenya nasanze ari wowe nshuti iruta izindi oya ntabiriho ndetse ntabizaza byazananya n'urukundo rwawe kuva nakumenya nasanze ari wowe nshuti iruta izizi singitinya ejo hanjye hazaza kuko nzi uhapfumbase mu biganza bye yitwa Yehova w'ibitangaza ubuhanuzi bwandutira ijambo rye mu bihe bibi ndetse n'ibyiza zahora niringiye ijambo ryiwe kuko byose bizakurwaho ariko ijambo rye rizahora iteka ryose